Bakunzi b'ikiganiro murisanga ndabasuhuje mwese aho muri mugire umunsi mwiza. Hano ku ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mbanze mbashimire mwese kuba mukurikira ibiganiro muri benshi kandi bamwe muri mwe mukiyemeza kutugezaho umusanzu wanyu. Mu by'ukuri inkunga yanyu iba ikenewe cyane kugira ngo tubashe kubona ikiganiro kibanogeye. Twibukiranye kandi ibi biganiro by'amateka y'u Rwanda aturanga, amateka twumvise, twabwiwe, amateka asobanura imibereho yacu ubu kandi ategura ibihe bizaza, ni umusanzu wanyu. Gusa ibiganiro tubagezaho aba ari umutungo wihariye w'ijwi ry'Amerika. Niyo mpamvu nongera kwibutsa ko bitemewe na gato ko hagira uterura ibi biganiro akabyitirira, agashaka kubihinduramo ikindi kintu. Kubifuza kubyumva birenzeho, mwajya ku mbuga zacu zitandukanye mukabikurikira. Ku bijyanye na kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973 twahereyeho, mu bantu benshi bakomeje kwitabira ibiganiro byacu kimwe n'inyandiko twagiye tubona, hari byinshi byakomeje kutubera urujijo n'amayobera, tukabura n'abaduha ibisobanuro. Amwe muri ayo mayobera ni imyaka igera kuri 2 uwari perezida w'u Rwanda Gerigori Kayibanda yamaze afungiye iwe i Kavumu mu nkengero za Kabgayi, ubu ni mu karere ka Muhanga. Andi mayobera nayerekeranye n'inyandiko zemeza urupfu rwa bamwe mu banyapolitiki bavuye muri za gereza, inyandiko zashyizweho umukono n'umuganga ariko zitagejejwe ku miryango y'abanyakwigendera. Ese abo izo nyandiko zari zigendewe babyakiye bate? Mu kiganiro cy'uyu munsi turabasogongezaho, namwe kandi muzatubwira uko mwabyakiye. Reka nongere ntumire mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Kuba twumva ducukumbura amateka kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu kwezi kwa 7 umwaka w'1973 yikuraho perezida Gerigori Kayibanda asimburwa na Juvenal Habyarimana. Mu kiganiro cy'uyu munsi mu gice cya mbere turagaruka ku minsi ya nyuma ya perezida Gerigori Kayibanda kugeza magingo mu biganiro twabagejejeho. Ibisobanuro ku birebana n'urupfu rwa perezida Kayibanda byakomeje kutubera amayobera. Bamwe muri mwe mwarabitubajije ariko ntitwabasha guhita tubasubiza. Impamvu irumvikana kandi kuko tutari duhari. Icyo dukora dukomeza kwitabaza abakekwa kuba baragize uruhare cyangwa se abagize ibyo bibonera n'amaso yabo. Uretse iby'urupfu rwa Kayibanda, hari n'ikibazo cy'imibereho ye kuva avuye Rwerere aho yarafungiye mu mpera za 74 akazanwa i Kavumu iruhande rwa Kabgayi, ubu ni mu karere ka Muhanga, aho yagejejwe aje gushyingura umugore we nawe akahaguma kugeza igihe yitabye Imana ku itariki ya 15 Ukuboza umwaka w'1976. Hari byinshi twagiye tubwirwa ku minsi wari umukuru w'igihugu kugeza ku itariki ya 5 Nyakanga 73 yamaze afungiwe mu rugo. Byavuzwe ko yarafunganywe n'umuhungu we Pio Kayibanda, byaravuzwe ko atasurwaga, byaravuzwe ko yashatse gutoroka, ko yicishijwe inzara, ko yari afite abaganga bamuvuraga, ko yapfuye amarabira. Radio Ijwi ry'Amerika yakomeje gucukumbura ayo mayobera, dushakisha abantu bashobora kuba baramubaye hafi mu gihe cy'imyaka 2 yamaze Kavumu. Twabonye umugabo wamurindaga yitwa Paul Rugenera, yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1967. Mu mwaka w'1974 yari afite ipeti rya kaporari, ari mu kigo cya gisirikare i Gitarama, niho yaherewe ubutumwa bwo kurinda perezida Gerigori Kayibanda. Uyu mugabo yemeye kwakira Ijwi ry'Amerika, tumutumaho mugenzi wacu Eric Bagira ubusa baraganira. Ntangira gucunga umutekano wa Gerigori ex-perezida Kayibanda ni muri 70
na gatanu mu kwezi kwa gatanu nko mu matariki 20 mvuye i Nyanza. Ubwo Liyetona Mutabaruka abonye ko nari capable, abanindaga Kayibanda bari baratoranijwe, hari Promeseri Jean Major Habiyaremye na Promeseri Jean Ntakarimaze wavukaga ku Gisenyi, no Promeseri Jean Major Habiyaremye yavukaga i Butare. Arareba basanga ati, arampamagara mu biro ati ndabona uri capable mu bantu barinda Kayibanda, nawe ngiye kugushyiramo tuhite tuguha abasirikari iporoto uyujyana muje musimburana. Ni muri urwo rwego yansize nyine kuri liste nkajya njya gusimburana no Promeseri Jean no nta Promeseri Jean Major Habiyaremye. Twamaragayo icyumweru tugasimburana kwa gatandatu, gutyo tugenda dusimburana. Birakomeza umwaka wa 75 urarangira, dutangira mu mwaka wa 76 dusimburana. Ubwo bigeze mu kwezi kwa 8 haje kuza umusirikare umuserija bari bahaye invitation igitarama witwa Ntigashira ngo wavukaga Ibyumba. Noneho nawe kubera ko yari sous-officier ahageze, ubwo Mutabaruka we yabonye invitation hari Liyetona Kandekwe. Ubwo nawe aravuga ati mu byari byose nayo ngushize mu ikipe izajya ije gucunga Kayibanda. Ubwo bigize ko yari ahageze mu kwa 8 nko muri 20 z'ukwa 9 bamuha abasirikari, ajyana abasirikari iporoto nyine kujya gucunga Kayibanda, asimburana n'uwari uriyo. Nuko nanjye bigeze mu matariki arangije y'icyumweru nko mu matariki 5 z'ukwa 10, ubwo ngenda nagiye kumusimbura ariko wa gatandatu. Ngezeyo nsanga yadeparashije Piyo Kayibanda wabanaga na se nyine aho ngaho ikavumo. Aho turaza kuhagera. Ahubwo uretse mwebwe mwamurindaga, hari abandi bantu babanaga na Kayibanda? Nta bantu babanaga nawe uretse Piyo Kayibanda uwo muhungu we. Na famille mbesi yamwitagaho yari nyirabukwe n'umusaza w'umuboyi, nibo bati nyirabukwe byabatungaga babiteguriraga kwa nyirabukwe. Uwo musaza ngo wari umuboyi kuva kera, ni wabashyiraga ibiryo kwa Kayibanda. Wowe ubwawe nka muzehe Paul Rugenera icyo gihe ntabwo wari wagashaje, ubu ngubu ufite imyaka 72 nk'uko wabimbwiye. Waba warigeze kugira amahirwe, umwanya wo kuganiriza Perezida Kayibanda? Cyane ayo mahirwe narayabonye. Ngiye gusimbura umugenzi wanjye agiye kumunyereka muri Romize, naragiye bo aramunyereka. Nuko nawe arandamutse ati muraho ntimuraho ex president. Nuko njya kumva no baravuze ngo senga iwanyu nihe, ni wacu ni mu Ruhengeri. Ngo uruko kwabica mu mpaka ngo sava ngo ni byiza. Buri gihe nubwo yambaye ikote, hari umusaza uvuga neza rwose ubona. Ubwo nyuma yaho ati sawa, nubwo turagomborana abasirikare bubona ngiye gusimbura, aragenda nayo nsigara aho ngaho muri position. Ubwo hashize nk'iminsi 2 ngiye kubona muna ex president Kayibanda saa 4 arakinguye araje. Yakundaga igiti cya Cœur de Bœuf, iwe mu mbuga hari hateye ibiti by'amapera, hakabamo n'igiti cya Cœur de Bœuf. Ndagenda njya kumusuhuza, nimukomere ex president. Nuko arambwira ati rero ati ibi biti byose biraha muzarye murya imbuto zabyo, ariko uretse igiti cyanjye cya Cœur de Bœuf numva ko mpaye nyine odari ikintu akunda, ati ntihazagira unkorera ku giti cya Cœur de Bœuf.
wajyaga umusoromera izo mbuto? ntazo namusomeraga. uwo musaza cyangwa piyo iyo zabaga zeze yarazaga akazica. urumva piyo yari umusore, iyo zabaga zeze niwe wazaga akazisoroma, cyangwa uwo musaza wari umuboyi wabo yarazisoromaga. uko mwaganiraga Kayibanda yaba yarakuganirije ku bucuti yari afitanye n'izindi mpirimbanyi za demokarasi zituruka mu majyaruguru, harimo Rusiyani Nibaseke, Werarisi Banzi na Balthazar Bicamumpaka? cyane uwo twigeze kuganiraho yambajije ni uriya Sebatware André. yarambaye ati Sebatware André uramuzi? Ntindamuzi. ntigeze aho ndetse nsa n'umusetsa, ntimumugira minisitire, waravuze uti nguyu Sebatware azabatwara. ntabwo ati ntituraseka, araseka rwose. ati warakumva cyane rwose, akabantu mwarakavuze ex-perezida. ubwo nta bandi bintu yigeze ambaza uretse uwo Sebatware na Bicamumpaka. niwe ubwo tugaruka kuri Bicamumpaka, ati Bicamumpaka ati no, ati c'est un politicien, ati buriya yaravunitse dukora politiki, ati yavaga mu Ruhengeri n'amaguru akaza hano tugakora ibyo dukora bya politiki, ati saa 11 agasubira mu Ruhengeri, ati gutyo rwose, ati inshuro nyinshi yazaga n'amaguru, ati urumva nta modoka zari zihari iki byose, ati efore yari umugabo rwose ukora cyane rwose yitanga. Bicamumpaka niwe yambwiye ko muri politiki y'igihe cyabo yazaga n'amaguru ngo bagakora politiki, ngo agasubiraho n'amaguru, ubundi akaza n'amaguru. Noel twashoboye kugira ikiganiro nawe kuri Bicamumpaka Balthazar. naho ku cyegerekeranye n'ubucuti bavuga ko bwari bwihariye hagati ye n'uwamusimbuye Perezida Juvenal Habyarimana, byo yaba yarageze agira icyo akubwiraho? Kuri Perezida Habyarimana ni nanjye wamucokoje, ni ex-perezida. ubu butegetsi bwabasimbuye mwagira icyo mubivugaho? Arandeba ati no, ati biracyari vuba, ati kiretse nyuma y'imyaka 5 nkiriho cyangwa nawe uhari niho wazaza kumbaza, ati kuko biracyari vuba nta kintu twabuvugaho. hanyuma se mu byamurangaga ku manywa yakoraga iki? yarakinaga, yaba yarakoraga siporo, yasomaga ibitabo, yakoraga iki ku manywa? Ku manywa kenshi iyo yasohokaga nyine yaba ari afite kapiti dictionnaire, inkoranyamugambo Kinyarwanda, dictionnaire, inkoranyamagambo, akajya azenguruka muri ibyo biti bye yambaye costume, uretse ni karuvati nayo bagatashizemo, agasoma akamara nk'iminota 30 azenguruka muri ibyo biti by'amapera n'icyo bya Crête de Bœuf. ubwo agasubira mu nzu we, ariko byageraga saa 4 z'ijoro tukajya tumva afashe machine ziriya mekanike arayitakishije, akandika ku buryo yagezaga nko mu masaha 7 cyangwa saa 8 acyandika. buri gihe rwose nko mu cyumweru yabikoraga nka 3 yandika ijoro ryose. ibyo yanditse mukazabibona? Ntabyo twabonaga ko byari ngombwa. Najyaga mbaza Piyo, kuko Piyo nyine we yakundaga gusohoka nyine tukaganira, ndetse ko muze yarara yandika buriya ati atarandika, ati ibyo yirirwa asoma manza ari byo yandika, ati akabikarasa. nuko twagize ko ntabwo ibyo inyandiko ntitwari kujya kuyireba ngo tuje muri intuza ye, muri habitation ye. nuko twabonaga yakuragaho na rido nijoro ari kwandika, tumureba yandika. ubwo yagira akaba afunze machine akajya kuryama. amateka agaragaza ko Perezida Kayibanda yari umukristo, yaba yarigeze agira amahirwe yo kubona isakaramentu rya Eucharistia? Muri icyo gihe nagiyeyo nta wigeze aza kumuha amasakaramentu, ntawe rwose.
keretse rimwe hari umubikira waje azanye na Asumuta, umukobwa we wigishaga muri ekole tekinike feminine ku Kibuye, niwe wazanye n'umubikira n'undi mukobwa mugenzi we, arambwira ati nawe twigishanye na ku Kibuye, ati nari mbazanye ngo baramutse papa. Nuko uruhusa ndarumuha, baragenda baramusuhuza, ubwo barangije baraganira, isaha igeze cyo gutaha barataha. Muri rusange se nk'abantu mwarindaga uwari perezida w'u Rwanda Gregoire Kayibanda, mwaba mwari mufite urutonde rw'abantu mwari muzi nk'abarinzi be, mukavuga muti aba bantu bemereye kumusura, bariya ntibemerewe, abo baba ari bande? Abantu twari dufite urutonde bashobora kumusura, ise na nyina bari bakiriho, nibo bari bafite, nibo twari dufite ku rutonde ko bashobora kumusura muri famiye ye, nta bandi. Uwo mukobwa we kuki yaje mukamwemerera niba Asumuta azanye n'umubikira? Abana be bumva twari tubazi, Asumuta bo byari ngombwa ko abana be nta kibazo. Hari umukobwa we witwaga Bernadetta, ngo yigaga muri Ecole Sociale ku Karubanda. Hari undi muhungu we wigaga mu by'Imana witwa Eugene, abo barazaga. Hari na Epifania we yari umukozi, yari umuganga, iyo yazaga baje kuramutsa se nta kibazo, kuko twari tubazi ntaho twabakumiraga, babaga baje iwabo. Rimwe na rimwe bakaharara, ubundi bakagenda, ari ntibakundaga kuhaba, barigenderaga, sinzi za famiye babagamo, bakigendera bakadusezeraho bati turagiye. Uwitwa Colonel Sagatwa wari kapiteni cyangwa komanda w'icyo gihe yamusuraga nk'akangahe mu cyumweru? Ntabwo byashobokaga we? Nge muri bagenzi banjye twasimburanaga, bambwiye ko rimwe Sagatwa aza kumureba cyane, bakavuga ko ngo yabagaje kumuhemba. Amuhemba mwitura iki? Kumuhemba umushahara. Umushahara yari ngo bari baramugeneye umushahara w'ibihumbi 53, yaza ngo kubimuhemba. Ariko ngiye muri periode nabayeyo ntabwo yigeze ahagera, aje kugira bagenzi banjye twasimburanaga nibo babimbwiraga ko yazaga. Kandi naje no kubibaza Pio, ati nibyo wataje aza kumuhemba, ni abantu bambwiye ko bamuhembaga ibihumbi 53. Nako kantu kagenza Sagatwa aho ngaho. Hanyuma se umuhungu we Pio babanaga bari bameranye bate? Yamufashaga iki mu yandi magambo? Pio ntacyo yamufashaga, kuko mbese ni nko kuba bari mu nzu, hari icyo bari baramuzane, kuko bavuga ko ngo yigaga mu Bubiligi, ngo bamukurayo amaze kugera hariya nyine ikavumiwe, avuye ku Rwerere. Kuko yavuye ku Rwerere aje kureba madamu we, ngo yaramerewe, ageze igihe ari muri koma, agiye kwitaba Imana, ngo baramuzana kugira ngo ashobore kuzamusezeraho. Nibwo koko yitabye Imana. Ubwo nibwo bazanye Pio kugira ngo mbese ahari bisa naho kugira mu marirungu, ku buryo Pio we mu mategeko yagengaga uko turinda Kayibanda ise, we nta hantu byari byanditse ko Pio ari konsinye kimwe na se, irelibere gusa. Ise we yashoboraga gusohoka igihe ashakiye, akagarukira igihe ashakiye. Yashobora kuba yagenda, kuko mu mategeko twakurikizaga ya konsinye ntabwo we yari afunze, yari umuntu libere. Ariko noneho ise yaje kumuhamagara, arambwira ati uyu muhungu wanjye nubwo ari libere ari iki byose, ati basabye ko utamwemerera kugira ngo agire aho ajya, ati kuko mfite amakenga aramutse agiye hanze abaturage bamwangiriza. Ako kantu nuza konsinya arazimpa, abari uzimpa, ku buryo Pio nawe atashobora kumbwira ati ngiye kujya hanaha. Kumwangiriza ndumvamo kumugirira nabi. Kumugirira nabi, mbese bya bindi by'abaturage hariya ko bashobora kuba bamuroga. Nibyo yari yarambwiye ati
ntagomba kugira aho ajya, agomba kuba hano, nta kindi ntimuzamwemerere kugira ahantu yajya mu giturage. harya mwambwiye ko ibiryo Kayibanda yaryaga byategurirwaga he? Byategurwaga n'abandi? Ibiryo byabatungaga byategurwaga na nyirabukwe, yari atuye hejuru yiwe, hari za esikariye bubatse zajyaga kwa nyirabukwe, n'uwo musaza w'umuboyi ngo wamukoreye kera niho yabaga, niho babiteguriraga, tukabona bayishyize mu bikapu nimugoroba cyangwa saa yine bajyanye icyayi, uwo musaza akabijyana agasubira kwa nyirabukwe. Gutura hejuru yiwe uravuga ku gasozi? Oya, hejuru kwa Kayibanda hari hasi, ariko nyirabukwe we yari atuye hejuru, hari umukingo basize ikibanza, noneho hakasigara umukingo. Nyirabukwe yari ari hejuru, nyine hejuru y'uwo mukingo wa Kayibanda. Hanyuma igihe Kayibanda wenda yashoboraga kuba arwaye yavurwaga nande? Gusa Kayibanda muri iyo myaka 2 namazeyo sinigeze arwara ibicurane cyangwa aza kumbwira ati ndarwaye wasabira kugira ngo nje kwa muganga. Yari umusaza ukomeye rwose, w'intarumikwa uko nabibonaga. Yaje agasohoka akaza akadusoza nyine kwisomera dictionnaire ye, ntabwo yigeze ataka n'umutwe cyangwa bayambwira ati ndarwaye munsabire kujya kwa muganga. Wowe mu myaka 2 wamaze, niki cyatumye ukurwa ku murimo wo kurinda Perezida Kayibanda? Kuri icyo kibazo niho hari no kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya sida yo kugira ngo apfe, agomba kuba ariho byaturutse. Hari mu kwezi kwa 10 uru sergent Gashira yarajyanye abasirikari, nanjye ngenda, ariko wa gatandatu ngiye kumusimbura, nsanga ko sergent yari umusore, nsanga yanditse muri kaido konsigne ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga, ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose. Nawe muri iyo myaka namazeyo ntiyigeze ambwira ko arwaye, ntiyigeze agira. Ariko Roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga, ariko wa gatandatu turasimburana, ndaje kusimbura Roserija. Ubwo nageze saa 8 nafashe abasirikari ngenda ngiye kumusimbura Roserija, yitwaga Ntigashira. Ngezeyo nsanga Kaprara Jowewe arahari, namubwira nti se ari he Roserija? Nsanga yanditse mu gitabo cya konsigne ko yajyanye Fils Kayibanda kwa muganga. Kubera ko Aida Shefu bapfa ku rurimi, yari yasigariyeho Kandekwe mu kigo. Kandekwe yaragiye muri konji, wari komanda wacu. Ubwo yarambwiye ati dire nta modoka ihari, dufite imodoka imwe, uhite uyohereza kugira ngo hatagira ikibazo mu kigo hakabura depanage. Mpita nyohereza korana Romize n'uwo kaporari Ajuwewe yari yasize, ndireka mutegereze parce que niba yafashe initiative yo kumwijyanira, ntibyari byose aramuzana, kandi ntabwo ari prisonnier. Ibyangombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe, ubwo isahani isawe aramuzana. Ubwo ndategereza saa 10 iragera, saa 11 iragera, saa 11 n'igice nagiye kubona mbona Pio yaraje no sergent Ntigashira. Nuko basa ariko n'abanyu akacupa, mbwira sergent sergent kubona imodoka yagiye, abasirikare nabohereje parce que imodoka yari ikeneye mu kigo, urabona ibi bintu birakugwa amahoro. Nuko ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare, ati ku Kamazuru, ati tuhageze, ati Pio arambwira reka afata agacupa, ntise mwagafashe kuki mutahize muza, ati ahubwo tukubitanye n'ingorane, ati wari ushinzwe iperereza Igitarama witwaje Musi yahadusanze turatonganye, avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka. Uje Musi ngo yahise atelefona Rizinde, kubyo nabibwiwe na Jida Shefu
nabo maze barahise bamutelefona ko Kayibanda ngo yagiye gusindisha abasirikare kugira ngo abone uko atoroka. Paul Rugenera waganiraga na mugenzi wanjye Eric bagira ubusa. Paul Rugenera washinzwe kwita ku mutekano wa Perezida Kayibanda kuva muri 74 kugeza muri 76 nawe ariko yahakuwe mu buryo bwamutunguye. Mu kiganiro gitaha muzumva ukuntu yaje kuvanwa ikavumu akaregwa gushaka gucikisha Perezida Kayibanda. Azadusobanurira kandi ukuntu aho Kayibanda yari atuye hahise hazitirwa ngo adaci n'icyo atekereza ko yaba yarazize niko atekereza. Washington, ijwi ry'Amerika. Kuva iki kiganiro kuri amwe mu mateka y'u Rwanda cyatangira, mwakomeje kuduha amakuru tukabasha kuyegeranya no kuyashungura. Mwaduhaye ibitekerezo by'aho twayakura mukadutungira agatoki. Ni muri urwo rwego mwadusabye kuzegera Dogiteri Cyprien Hakizimana wigeze kuyobora ibitaro bya Ruhengeri, cyane cyane mu gihe bamwe mu banyapolitiki bari bahafungiye, barwaraga ntibavurwe, basonzaga ntibaramirwe, ariko iyo babaga batabarutse nk'uko biteganywa n'amategeko habonekaga umuganga wemeza icyo bazize, bityo iyo nyandiko yemejwe na muganga igashyirwa muri dosiye ya nyakwigendera. Ibyo Dr. Cyprien Hakizimana yarabikoze, yarabinyemereye tuganira, ariko namwemereye ko ntamufata amajwi. Namubajije niba yakwemera gusubiza ibibazo mwebwe mwese mwumva ijwi ry'Amerika mwibaza. Yansabye kubimuha akabitekerezaho kubera ko ari dosiye irebana n'amabanga y'ubuganga. Nyuma y'amezi 10 yaradushubije ejo bundi ku itariki ya 21 Ukwakira, kugira ngo mwumve ko tutabatengushye. Ndifuza kubaha ibibazo 10 namubajije mbere yo kubaha igisubizo yampaye. Dore ibibazo. Icya mbere, ni ryari mwasabwe gukora umurimo wo kwemeza nk'umuganga kwabo banyururu bitabye Imana? Icya kabiri, mbese mwabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro, morgue mu gifaransa, cyangwa se mukawukorera muri gereza? Icya gatatu, abo mwashoboye gukorera impapuro mwabonaga bishwe n'iki, ni iyihe ndwara babaga barwaye? Icya kane, uwo murimo mwawukoze mu gihe cy'imyaka ingahe? Hari undi wabasimbuye cyangwa se mwakoreye attestation, ibyemezo by'urupfu abanyururu bose? Icya gatanu, nk'umuganga wigeze uhatirwa kwandika ibyo utabonye cyangwa se wabikoranaga umutimanama wawe? Icya gatandatu, hari abari bafungiye mu Ruhengeri, abandi bafungiye ku Gisenyi, ese bose nimwe mwabakoreye impapuro zemeza ko bitabye Imana? Icya karindwi, nk'umuganga wabonaga abo bantu, ndavuga imirambo yabo, baritaweho nk'uko izindi mfungwa zitabwaho nk'abantu? Icya munani, mbese ni Procureur Joseph Kavaruganda wabisabye, ni Major Theoneste Lizinde, cyangwa se ni Prefet Protais Zigiranyirazo? Icya cyenda, mu gihe mwakoraga uwo murimo mufitiye uburenganzira nk'umuganga, hari uwabaga abahagarikiye utabaga akwiye kuba hari? Icya cumi, mbese izo nyandiko mwakoraga zashyikirizwaga imiryango y'abitabye Imana? Mwazihaga nde? Zabikwaga he? Ngibyo ibibazo twashyikirije Dr. Cyprien Hakizimana wari umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Ruhengeri mu gihe imfungwa za politiki zari zifungiye muri gereza yihariye yaho muri Musanze. Muri Isanga.
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika byatwaye igihe, ariko kera kabaye muganga Hakizimana yarabumvise yemera gusubiza ibibazo byanyu. Twumve noneho igisubizo cya Dr. Cyprien Hakizimana. Ibaruwa ye murayisomerwa na mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma. Bwana munyamakuru Venuste Nshimiyimana, ubutumwa bwanditse mwanyohereje kuri email bwangezeho, nubwo nabusomye bitinze bwose kubera ibibazo by'uburwayi bwo mu zabukuru. Nta niba ko nkigira mu gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga, munyihanganire. Ku bijyanye n'amakuru mwifuzaga ko twazakoranaho ikiganiro, mbona mu bibazo 10 mwanditse nkurikije umutimanama wanjye ndetse n'indahiro nakoze ngitangira imirimo yanjye ya kiganga, ntibinyemerera kuvugiraho ariho hose iby'amabanga y'akazi, kabone niyo naba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Kereka gusa mu gihe nabisabwa n'inzego zibishinzwe hakurikijwe amategeko, nko gutanga ubuhamya mu nkiko cyangwa se nitabajwe n'izindi nzego za leta. Icyakora hari bimwe mu bibazo byawe nasubiza, cyane cyane binyerekeyeho ku giti cyanjye, bitabarirwa mu murongo w'amabanga y'akazi umukozi yaba yarahuye nayo. Nkirangiza kwiga iby'ubuganga hanze mu Burayi, natangiye gukorera mu Rwanda guhera mu kwezi kwa Mutarama 1968 kugeza mu kwezi k'Ukuboza 1977. Umwaka nahise mva mu gihugu njya gukorera umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS mu mahanga mpezemo kugeza magingo aya, nta gusubira mu gihugu cy'amavuko. Hagati aho nkiri mu Rwanda nagiye mpabwa inshingano zinyuranye no kuzikorera ahantu hatandukanye, nko mu Ruhengeri kuva mu 1968 kugeza mu 1972, i Nyanza kuva mu 1972 kugeza mu 1973, no ku Gisenyi kuva mu 1973 kugeza mu 1974, nkorana n'abandi bakozi nahasanze cyangwa bahansangaga. Nabaye umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi kuva mu 1973 kugeza mu 1974, hanyuma mba umugenzuzi w'akarere k'ubuzima ka Gisenyi Kibuye Cyangugu kuva mu 1974 kugeza mu 1975. Ariko muri uwo mwaka w'1975 hari amezi 3 ntari mu Rwanda nkurikirana amahugurwa mu by'ubuzima mu gihugu cy'Ubufaransa ahitwa Rennes. Nyuma y'ayo mahugurwa guhera mu Kuboza mu 1975 kugeza mu Kuboza 1976, nari umuganga mu bitaro bya Ruhengeri byayoborwaga na Dr. Touche. Sinshobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba mon expertise médicale, kuko ubwabyo ntabwo ari umurimo wihariye wo gushinga umuganga runaka, ahubwo inzego zabaga zibishinzwe, z'umutekano, iz'ubuyobozi bw'ibitaro, iz'ubutabera, yewe n'imiryango y'abarwayi, zasabaga ibitaro runaka gusuzuma umurwayi runaka cyangwa umurambo we. Umukozi uwo ari we wese w'ibitaro wize iby'ubuganga ubifitiye impamyabumenyi, yaba ari umuyobozi w'ibitaro cyangwa ari umuganga usanzwe, yashoboraga gukora expertise médico-légale cyangwa autopsie médicale akabisinyira. Imibiri y'abantu b'ingeri nyinshi yakorerwaga isuzuma bitewe n'ibikoresho bihari bya kiganga byashoboraga kumenya impamvu zateye urupfu: uburwayi busanzwe, uburozi, impanuka, inkoni, ingoyi, kurohama, gutemwa n'ibindi. Hari igihe bitewe n'ibura ry'ibikoresho bikwiriye umuganga yemezaga ko umuntu atagihumeka umwuka w'abazima. Sinarangiza ntibukije ko mu mategeko ya kiganga bibujijwe gutanga amakuru ku burwayi cyangwa ku rupfu rw'umuntu runaka, keretse kumenyesha ba nyir'umurwayi, imiryango ye, cyangwa se ubuyobozi bwabaga bwamushyikirije umuganga, gereza cyangwa inzego z'umutekano. Ni nabo bagomba gushyikirizwa inyandiko za muganga zemeza ko umuntu yitabye Imana. Nongere nisegure rwose ku bibazo ntashoboye gutangira ibisubizo bitewe n'impamvu nasobanuye haruguru ku ikubitiro. Mbaye mbashimiye uko mubyakiriye. Dr. Hakizimana Cyprien. Arakoze cyane mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma udusomeye igisubizo twahawe na Dr. Cyprien Hakizimana. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
birumvikana ko igisubizo cya muganga ku banyapolitiki bitabye Imana imiryango yabo ntibimenyeshwe cyari gitegerejwe cyane n'imiryango y'abanyakwigendera, harimo cyane abana basize, abenshi bakiri bato cyane. Niyo mpamvu muri iki kiganiro nifuje kubaza bamwe mu bahagarariye abandi. Ndahera kuri bwana Albert Bizindori uba mu Bufaransa, n'umuhungu wa Ludovico Bizindori wari umuyobozi wa ONACO, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Ndamusaba kutubwira uko yakiriye ibi bisubizo bya Dr Cyprien Hakizimana mu izina ry'imiryango yabuze ababo nyuma ya kudeta yo muri 1973. Bwana Venuste, ntabwo mbona neza icyo nakubwira nyuma yo kumva ibisubizo yaguhaye, kubera ko ibibazo wamubajije byari ibibazo byumvikana kandi byashoboraga kugira icyo biduha nk'ibisobanuro ku murimo yakoze kuri bariya bantu, ndetse bikaba byanadufasha kumenya uburyo bapfuye, uburyo yababonye. Byari ibibazo byiza, ariko nk'uko buri wese yabyumvise nta kibazo na kimwe yashubije, uretse ikibazo cya mbere cyo kuvuga ni ryari yatangiye gukora umurimo wa autopsy. Nabwo yagishubije muri rusange, ntabwo yigeze akigarura ku ngingo yaturebaga. Ubwo rero sinzi icyo ntacyo nabivugaho, keretse niba nafatira ku byo yavuze avuga ati ntabwo nshobora kumenya ibanga ry'akazi keretse bisabwe n'inzego z'umutekano, z'ubucamanza, cyangwa ba nyirabantu babidusabye. Turi ba nyirabantu, ubwo tuzamwegera, tuzamusaba atubwire ibyo ashobora kutubwira nka ba nyirabantu. Naho nta kintu nakubwira. Sinzi niba we ku giti cye yifuza kutwohereza mu bucamanza. Nta kibuza ko umuntu atabyigaho, niba yumva ari cyo ashaka akaba aribwo yatubwira, kuko ayo makuru dukeneye kuyamenya. Ndumva ntabwo ubucamanza ari cyo kintu cya mbere twari tugamije, ntabwo ari cyo tugambiriye. Ariko niba abo tuganira nabo bumva ko ariyo nzira tugomba kunyuramo kugira ngo tumenye amakuru, pourquoi pas, nabyo umuntu yabyiga. Murakoze. Albert Bizindori, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika. Ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwana Proteze Giranyirazo wahoze ari prefe wa Ruhengeri yageneye imfubyi n'abapfakazi. Albert Bizindori ubahagarariye yifuje kuvuga uko bwakiriwe. Nanone ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze kumpa ikaze bwana Venuste. N'icyo uvuga kuri ririya jambo? Ndagushimiye bwana Venuste. Ndagira ngo niba unyemereye mpite ari we mvuga, ari we nsubiza. Bwana Zigiranyirazo, ubutumwa bwanyu aho mudusaba kwihangana no gukomera, kandi mutubwira ko mudusabira kugira ngo Imana izadushoboze guherekeza ababyeyi bacu mu cyubahiro, bwatugezeho. Ntibyoroshye kuvuga mu ijambo rimwe uburyo twafashe ubwo butumwa. Ndibwira ko namwe ubwanyu mwumvisha neza ko tutitereye hejuru ngo tubyine, ngo abaprefe wa Ruhengeri araduhumurije, aradukomeje, aratwihanganishije, yifatanije natwe. La première réaction a été de se fermer les oreilles pour ne pas en entendre plus. Le premier sentiment benshi muri twe bagize ni indignation. Twibajije uburyo mwabitinyutse, ndetse benshi tubibonamo agashinyaguro. Ariko nanone ntabwo byadutunguye, twabonaga aho bishya bishyira. Reka ariko nanone ntangire mbashimira umugabo nkamwe, uko twamye tumuzi, ishema n'igitinyiro bye, kuba mwarabashije guca bugufi kariya kageni, mukemera kugira ibyo mutangaza kuri ariya mahano, ndetse mukihanganisha imiryango yacu, ni igikorwa tutabura gushimira. Nubwo tugiha mention très insuffisant, peut beaucoup mieux faire, ntabwo bihagije. Kubera iki byaturemereye, kuki bidahagije? Ariya magambo yanyu yaje akurikira andi menshi mwatangaje mu biganiro byabanjirije kiriya. Mwatubwiye ko ari mwebwe, ari muramu wanyu, ndavuga Perezida Habyarimana, ntacyo mwigeze mumenya ku rupfu rwa ziriya nzirakarengane, ko ibibavugwaho byose bigamije kubatera urubwa, kubasiga icyaha. Nyamara umuntu wese ufite ubwenge wakurikiye biriya biganiro
cyangwa se wamenye poroteze igira nyirazo nka perefe wa Ruhengeri yiyumvisha neza ko ubwicanyi bwa kariya kageni bwabereye mu marembo y'urugo rwe butashoboraga gukorwa atabizi cyangwa perezida wa repubulika muramuwe atabitangiye uruhushya. Ndemeranya rwose na bwana Andreas Sebatware aho agira ati ko hapfa umuntu umwe cyangwa babiri umuntu ashobora kwemeza ko kuko atabimenye, ariko iyo barenze 10, 20, 30 ntushobora kuvuga nk'umuyobozi wo mu rwego mwarimo ko mutabimenye, mutabikingiye ikibaba cyangwa se atari mwe mwabishoje. Nta kindi kintu cyasobanura impamvu mubigendera kure mushaka kwerekana ko mutazi n'ibyo buri wese yamenye. Muri ibyo biganiro twababonyemo umugabo wanga kwemera ibigaragarira bose, evidence, umuntu udashaka gutanga amakuru afatika ku bintu adashobora kuba ataramenye. Mwashatse kwigaragaza nka rubanda rusanzwe rwaba rwarumvise ayo makuru ari uko ashyizwe ku karubanda. Nyamara n'umuturage usanzwe wari utuye icyo gihe mu karere k'umujyi wa Ruhengeri na Gisenyi yabashije gukurikirana umunsi ku wundi uburyo ubwo bugizi bwa nabi bwakorwaga muri Kigali byaraganirwaga. None se niba mudashobora gutubwira ukuri ku byabaye, kutwihanganisha bifashe kuki? Niba mudashobora kwemera uruhare mwabigizemo ngo mubisabire imbabazi, kudukomeza bifite ikihe gisobanuro? Twibukiranye ko ibyo tuvuga atari ubwicanyi busanzwe, turavuga iyicarubozo, ibintu biteye ubwoba n'agahinda gakomeye. Icyo gihe ababikoraga birirwaga bigamba abo bakubise, abo bareseye za minote, abo bishe, baseka uko bababonye bahirita ku ngoyi zabaciye amaboko, uko bavuye kubahamba nako kubajugunya, iminsi mikuru igakorwa mu tubari two mu Ruhengeri no mu masaro i Kigali. Ibyo byose byaberaga muri metero zitarenze 500 z'aho mwari mutuye, muri perefegitura mwari mufitemo ububasha bungana nk'ubw'Imana. Abo byakorerwaga uretse kuba mwarabanye na bamwe muri bo ari inshuti zanyu nk'uko mwabyivugiye, bari abagabo bari bakomeye muri leta, harimo abaminisitiri batashoboraga kurirwa irengero abayobozi b'igihugu batabimenye cyangwa se ngo babigiremo uruhare. None uyu munsi ngo nitwihangane dukomere, ngo muzadusengera Imana idufashe guhamba ababyeyi bacu. Umunyarwanda usanzwe runaka cyangwa umunyamahanga iyo atubwiye amagambo nk'aya turayakira tukamushimira, ariko siyo duteze ku muntu nk'amwe. Mu minsi ishize neza igihe mwacaga ku Ijwi rya Amerika, nahengereje mu gitabo umwe mu bana banjye yari arimo kunsomera iruhande, mbonamo iyi nteruro nsanga ihuye rwose n'ibyo numvaga, nifuje kuyibabwira. Mieux vaut d'affreuses vérités que de gentils mensonges. Mutubwire icyo ababyeyi bacu bazize cyatumye bicwa kariya kageni. Niba mutifuza kutubwira uburyo buriya bwicanyi bwateguye bukanashyirwa mu bikorwa, nimutubwire nibura abo muzi uko bapfuye, aho baguye n'aho bajugunywe. Ukuri, une affreuse vérité, niko konyine kuzaduhumuriza, kuzadukomeza, kuzaduha n'inzira yo kubasha un jour kubashyingura mu cyubahiro. Amagambo meza adashamikiye ku kuri, gentil mensonge, aradukomeretsa. Inzira y'amahoro mwifuriza abanyarwanda ni inzira igoye, isaba kuvugisha ukuri, kwita ibintu uko biri nta kubikikira. Ibyabaye ku babyeyi bacu ni urugomo, ubugizi bwa nabi ndengakamere bugomba kwamaganwa. Ubwo bugizi bwa nabi bufite kandi ababutekereje babushyira mu bikorwa, nabo bagomba kumenyekana bakamaganwa. Ntabwo ari ibyo kwita gusa ibyago. Ababigizemo uruhare ntibagira ubutwari bwo kubisabira imbabazi. Iryo jambo rivugwe turyumve, kuko Imana yo mucamanza w'ukuri nk'uko mubitubwira ntikunda ko izina ryayo rivangwa n'ibinyoma. Iki gisubizo kigenewe kandi Colonel Serubuga kubera urwego rw'ubuyobozi yarimo icyo gihe, hamwe na Butsitsi uvuga ko yagize uruhare rukomeye muri buriya bwicanyi, n'abandi nka Colonel Biseruka, Colonel Ntibitura, Dr Hakizimana, twibwira ko bafite byinshi byo kuvuga kuri iki kibazo. Kwinumira kwanyu ntibizagaragare nko kwihisha. Venuste Ngir'ijambo nashaka kubwira Poroteze igira nyirazo ku magambo yatubwiye. Murakoze. Urakoze cyane Bwana Bizindori, ndizera yuko Poroteze igira nyirazo akumvise kimwe n'abandi banyarwanda hirya no hino bumva Ijwi rya Amerika. Ariko se nkwibarize mbere yuko nkureka
ukagenda. Zigira Nyirazo ko agira ati abakoze ibyaha bicuze. Urumva iyo ntambwe idakomeye, sinzi niba kuyishima uko wabikoze bihagije. Birumvikana kuko ni intambwe ikomeye, ngira ngo natwe nicyo dusaba, ibyo asaba nibyo natwe dusaba. Ariko ikibazo wamubaza ku giti cye nk'uko nabisobanuye muri iri jambo maze kuvuga musubiza, ni abo yita babikoze ni bande. Nk'umwanya yari arimo mu Ruhengeri aribwira ko ari yenda uzaba avuga. Mu by'ukuri nk'uko nabisobanuye, abantu benshi bibagaragarira kubera aho byabereye imbere yiwe, kubera urwego rw'abo babikorewe, umwanya yari afite, ko nawe ubwe ashobora kuba ari mu bantu babigizemo uruhare. Nafate rero iya mbere nk'uko abivuga, asaba imbabazi. Nafata iya mbere agasaba imbabazi, ntashidikanye ko izo mbabazi tuzazimuha rwose, kandi tuzamushimira twivuye inyuma. Muribuka ko watangira ubutumwa bwe, Protais Zigira Nyirazo yihanganishije bamwe mu bana yarazi bakiri bato nk'aba Minisitiri Augustin Munyaneza na Minisitiri Fidèle Nzanana. Umwe mu bana ba Nzanana yamaze kumva ubwo butumwa ntiyanyurwa. Madame Miriam Nzanana, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Muraho neza Venuste, murakoze kunyakira ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe. None ni iki kitakunyuze mu magambo yavuzwe na Protais Zigira Nyirazo? Ibyo Zigira Nyirazo yavuze ni uko yavuze ko yibukaga ko yabanye na papa wanjye i Buruseli, ndetse akaba yaratuzi no mu buzima busanzwe, ariko twe tukaba tuzi ko ari we woherereje papa, wamushyize muri residence surveillée. Ibaruwa yamwoherereje turayifite, niwe wayisinye, wari Prefet ku Kibuye. Nkaba rero ntaranyuzwe no kubona ari umuntu yavuze ko yifuza kumenya amakuru yacu, kandi akaba nyine yaramuzi kuva kera, ariko akaba ari we wamushyize muri iyo residence, hashira ukwezi agafatwa. Nkaba rero njye nari ikibazo cyo kumubaza niba nyumva, nk'umuntu wari uhawe iyo ordre yo gushyira papa muri residence surveillée, ni iki yamenye yaregwaga icyo gihe? Ni iki yakoze kugira ngo amurengere nk'umuntu yari azi nk'umuntu babanye? Ikindi nacyo yavuze ni uko yatwifurije kugira ngo tuzamenye ukuri, natwe tujye dushobora kujya twibuka abacu, ariko kugira ngo tubigereho dukeneye information azaduha. Nagira ngo njye musabe azongera duha andi makuru, kuko yari afite menshi, uzi uko abantu bagiye bagenda, yari proche y'ubuyobozi, yari mwene wabo kwa Habyarimana. Numva rero afite amakuru menshi yaduha, tukagera ku byo twifuza. Ariko hari ikibazo Zigira Nyirazo yavuze agitangira mu butumwa bwe, avuga ko yari abazi mukiri bato, ndetse anabaza niba umubyeyi wawe akiriho. Wamusubiza? Ubwo nagira ngo mubwire ko turaho twarakuze, natwe dufite n'abana na mama kandi ariho, Imana yaraturinze. Ayo niyo makuru yacu, turaho tumeze neza. Mu gusoza ubutumwa bwe, Zigira Nyirazo yifuje yuko abantu bazi ibyabaye cyangwa se babigizemo uruhare, ni nabo yabwiraga cyane cyane, avuga ko bakwiye kwicuza kugira ngo Abanyarwanda bashobore kubana neza. Nkamwe mfubyi z'abo bantu bishwe nyuma ya 73, uko kwicuza nuko kubana, wowe nkawe Miriam Nzanana ukwakira ute? Nanjye byakira ko aya mateka twamenye yagiye yerekana ubwicanyi mu Rwanda, bwose tugomba guhagarara, kandi nkaba ngiye ku giti cyanjye numva ko abana b'abantu bakekwaho kuba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi, abana barabaminisitiri cyangwa bakamarasi cyangwa abo basirikare, abo bana bose kuri ibyo numva ko nta ruhare na rumwe bafite mu irengero ry'ababyeyi bacu. Nkaba numva rero bitatubuza kubana, tugashaka amahoro, tukubaka neza ejo hazaza u Rwanda rurimo amahoro.
Miriam Nzanana, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. mwakoze namwe kandi ndabashimye cyane kubera akazi mukora ibintu bikomeye cyane, byaradufashije mwaduhaye amakuru menshi kandi byashoboye no kuduhuza n'abantu benshi bari baratubuze. dukunze kubona za message kuri Facebook n'ahandi n'abantu telefona batubwira bati ntabwo twari tuzi amakuru yanyu, twabyumvise kuri Ijwi ry'Amerika, turabihanganishije kandi bose abantu bose batubwira ko mukora akazi keza, mukomeze mudushakira amakuru kandi iki gice cy'amateka cyari cyaribagiranye mwashoboye kubyutsa mukakizamura. nzi neza ko bizafasha abanyarwanda mu kubaka igihugu cyacu. Natwe turagushimiye cyane. Washington, Ijwi ry'Amerika. Hari n'abandi bumvise ubutumwa bwa Proteze Giranyirazo babusangamo urubariro rwazahuza inkike. Muri bo harimo Bwana Eugene Ndahayo ukomoka kuri Claver Ndahayo, wari umudepite mu nteko nshingamategeko mbere ya kudeta. Eugene Ndahayo, kaze neza ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Bwana Venice Nshimiyimana. Wumvise ubutumwa bwa Prote Zigiranyirazo yatanze muri kino kiganiro, ubwo butumwa wabwakiriye ute? Mbere yo kugira ngo nsubize ikibazo umbajije, nagira ngo mbanze nshimire radio Ijwi ry'Amerika kuba rero Bwana Zigiranyirazo ejo bundi yaravuze ayo magambo. Ni amagambo mu by'ukuri wenda n'umuntu yamushimira kubera ko yafashe igihe cye akemera kuvugira kuri radio, akavuga we icyo atekereza, nubwo twebwe twaba tutemeranywa nawe, ariko umuntu ntiyabura kumushimira ko yafashe uwo mwanya wo kugira ngo agire icyo avuga, kuko hari abandi benshi bo batatinyutse cyangwa se bagize ubutwari bwo kugira ngo babe batangariza abanyarwanda, natwe muri rusange, natwe imiryango yabuze abacu by'umwihariko, ngo batangaze nyine icyo bazi kuri ariya marorerwa yabaye. Iyo wumvise nk'uko bivuga umuntu nka Zigiranyirazo avuga ati ayo marorerwa ntazongere kubaho ukundi mu Rwanda kandi n'abayagizemo uruhare nibicuze, wowe nkawe uretse no kuba umwana w'umunyapolitiki ariko ukaba nawe uri umunyapolitiki nawe ubwawe, ayo magambo asobanura iki ku Rwanda rw'ubu n'u Rwanda rw'ejo? Koko iryo jambo kwicuza ni ijambo rikomeye, ubundi rijyana n'irindi jambo rizwi mu Kinyarwanda rinakunzwe kuvugwa muri iki gihe nyuma y'andi marorerwa ya jenoside yabaye mu Rwanda. Ni ijambo ryitwa imbabazi. Kugira ngo abanyarwanda bashobore kuziyunga koko byanyabyo, ni ngombwa ko abantu icya mbere bavugisha ukuri ku byabaye, icya kabiri koko bagasaba imbabazi abakoze ibyaha, bagasaba imbabazi abo babikoreye. Izo mbabazi rero kuzisaba byorohereza n'uzisabwe kuzitanga, ariko nk'uko na Zigiranyirazo nawe abivuga, kwicuza ntabwo bivuga gusa ngo ndicujije. Kwicuza bigomba kujyana na kwa kuri navugaga, ukabwira abantu uko ibintu byagenze. Ibyo ni ibintu tuba dukeneye kugira ngo natwe twiyubake kandi dushobore wa mugani no kugira ngo udusabye imbabazi koko niba abivuze abikuye ku mutima yabitekereje, natwe tugire izo mbaraga zo kugira ngo tumubabarire. Imbabazi rero no kwicuza n'ukuri ni amagambo atatu akomeye, kandi numva koko nyuma y'ibyabaye, ntabwo ari twe byabayeho twenyine, hari n'ibindi byabaye nk'uko nabivuze mu Rwanda guhera muri 1994 ndetse na mbere yaho. Dushoboye nk'abanyarwanda kwiyumvisha uburemere bw'ayo magambo n'akamaro ashobora kugira mu buryo bwo kugira ngo abantu
bashobore kugera ku bwiyunge numva byadufasha kubera ko amaraso yamenetse muri kiriya gihugu ni amaraso menshi arakabije arenze igipimo ubwenge bw'abantu ntabwo bushobora kubyiyumvisha kandi nk'uko nari maze kubivuga inzira y'ukuri inzira yo kwicuza inzira yo gusaba imbabazi niyo nzira yonyine yatuma igihugu cyacu gisubira mu nzira abanyarwanda bakongera bakabana mu mudendezo bakashobora no kubaka igihugu cyacu bagasezerera ubwicanyi burundu. Icyo nge nasaba nkazigera nyirazo nk'umuntu mukuru mu muryango wo kwa Habyarimana ko ashobora kwegera mushiki we ari we mufasha wa Habyarimana akegera n'abana ba Habyarimana bakareba uburyo iyo promesse perezida yari yarakoze bakareba uburyo bashobora kwishyira mu bikorwa noneho icyo kintu cyari gihari kikavaho bikumvikana neza ko na perezida Habyarimana nawe ubwe yabitekerezaga wenda akaba ataragize nk'uko tubizi ataragize igihe cyo kugira ngo ashobore kuzashyira iyo promesse mu bikorwa. Ariko si ubwo ntabwo byakumvikana nka ya mpyisi yo mu mateka isaba umwana w'intama gusaba imbabazi z'ibyo yakoze ukajya ngo nimba atari wowe n'inyogosenge nimba atari wowe n'iso wanyu uwo mwana ukomoka kuri Habyarimana nubwo bwose Habyarimana yaba yarabyivugiye wasaba umwana wa Habyarimana gusaba imbabazi kubera iki? Icyo gihe ntabwo numva ko ari nk'iby'uwo mugani wavugaga. Nge numva ko kubera ko Habyarimana yari umukuru w'igihugu kandi ibyo yavuze ni ibintu yari yatekerejeho kandi numva koko wenda iyo agira amahirwe ntatakaze ubuzima bwe mu byabaye muri 1994 yari gushobora kubigeraho. Icyo gihe natwe tukaba turuhutse kuvuga rero ubu ngubu gusa ngo umuryango we ubikore ntago ari ukuvuga ko uwo mwana cyangwa umuryango uzaba usabye imbabazi mu izina ryawo. Ni uburyo bwo kurangiza isezerano umukuru w'umuryango yari yarakoze. Mbega ni nkaho iyo promesse yaba ari nka heritage Habyarimana yashakaga gusiga kuri icyo kibazo, noneho abamukomokaho niba babitekereza bumva koko ntacyo bibatwaye bakaba bumva ko wenda bashobora kuvuga bati iyi promesse data yari yarayitanze, twebwe nk'abamukomokaho twifuza ko ibyo bintu byajya hagaragara koko abantu babuze ababo bakumva ko umupapa wacu yabivuze abivanye ku mutima atari ibintu bya politike gusa yavugaga kubera ko yari azi ko barimo kumwarojisitara hari n'ibitabo bizasohokamo. Eugene Ndahayo, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe Veniste Nshimiyimana.
ni kuri ayo magambo ya Eugene Ndahayo dusorejeho iki kiganiro. Mbibutse ko ku cyumweru gitaha muzumva igice cya kabiri ku minsi ya nyuma ya Perezida Kayibanda hamwe na Etienne Karekezi wahagarariye iyi muri Isanga, Eric Bagiruwubusa wafashije kuyitegura. Mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Murakarama.